Reka tugusuhuze kandi tuguhe ikaze wowe udukurikiye muri aka kanya, twizere yuko umeze neza, ko bitameze neza kandi uyu munsi turagukomeje, tuvuga tuti komera, tukwibutsa yuko iki atari igihe cyo gucika intege, ahubwo ari igihe cyo guhaguruka ugakora cyane, ukagerageza kwishakamo ibisubizo kandi ibyiza bihora imbere. Nanone twizere yuko udukurikiye wamaze gukora subscribe, niba uri umwe mu batarayikora wenda bitewe no kutamenya uko bikorwa, reka tubanze tukunyuriremo muri make bikorwa bite. Nureba hasi iyi video urabona amagambo yanditse subscribe, uyakandaho rimwe gusa ukaba ubigezeho, nta kiguzi, ni ubuntu. Icyo bigufasha ni iki? Ni uko mu gihe tugize ikiganiro nk'iki dushyira hanze, uza mu ba mbere bagerwaho nacyo. Tutabatindiye rero, uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo igira iti uko wabona ibyishimo ndetse no mu gihe ibintu bitameze neza. Benshi muri twe twigeze kubaho ibihe bikomeye, ibibazo by'amafaranga, uburwayi se, kubura akazi cyangwa gutandukana n'abo dukunda. Mu bihe bimeze gutyo, ibyishimo bisa nk'aho bihunze. Ikibazo rero abantu benshi bibaza ni iki? Ese birashoboka kugira ibyishimo nubwo ibintu byaba bimeze nabi? Igisubizo ni yego rwose, birashoboka. Uyu munsi tugiye kuvuga ibintu bitatu byagufasha kugira ibyishimo, yewe no mu gihe uri mu bihe bigoye, ibihe bigukomereye. Icya mbere, menya ko ibyishimo nyakuri bitava ku byo umuntu atunze. Abantu bamwe na bamwe bumva ko ibyishimo bishingira ku byo umuntu atunze, amafaranga se, telefone nziza nshya, imodoka nziza igezweho n'ibindi n'ibindi. Ariko ibyo byose bishobora gushira kandi ntago biguha ibyishimo birambye. Reka dufate urugero, hari abantu benshi bafite amafaranga menshi pe, ariko bakaba bafite n'agahinda kenshi. Kuvuga bya bintu bafite ntago bibabuza kubabara. Nanone hari n'abandi badafite byinshi, ariko ubuzima bwabo bukaba burimo amahoro ndetse n'ibyishimo. Ibi rero nibyo bitwereka ko ibyishimo nyakuri bitava mu byo umuntu atunze, ahubwo biva mu mutima wuzuye ubugwaneza, icyizere ndetse no kwiyakira. Shyira agaciro ku bintu bifite umumaro w'igihe kirekire, twavuga wenda urugero nk'umuryango wawe, ubucuti burambye cyangwa se gufasha abandi, yewe ndetse n'ibindi. Icya kabiri, menya ko ibihe bigoye bidahoraho. Buri gihe kibi kiba kizagira iherezo. Nk'uko tujya tuvuga rimwe na rimwe, hari igihe tugira tuti nta mvura idahita, nta joro ridacya, kandi ibyo ni ukuri pe. Wenda uyu munsi urababaye, ariko ejo birashoboka cyane ko hazaba heza. Wakora iki rero niba udukurikiye muri aka kanya ariko ukaba uri mu bihe bibi, ibihe bikugoye, utari kubona aho unyura, utari kubona inzira? Gerageza wandike nibura ibintu bitatu byiza byakubayeho cyangwa se byakubayeho uko umunsi uhise. Buri munsi ugerageze gusubiza amaso inyuma, urebe ni ibihe bintu bitatu nibura byiza byambayeho uyu munsi, yewe niyo byaba bitoya. Noneho wibuke n'ibihe wigeze kunyuramo bigoye, ariko ukabasha kubisohokamo. Icyo ni igihamya gikomeye ko n'ubu ibihe birimo kukugora uyu munsi nabyo uzabisohokamo. Reka dufate urugero rw'umuntu twese tuzi, hafi ya twese, urugero rwa Mose ndetse n'Abisiraheli. Banyuze mu butayu imyaka
40. Ariko igihe cyarageze bagera mu gihugu cy'isezerano. Wenda nawe uri mu butayu bw'ubuzima uyu munsi, ariko igihe cyo kubaho ufite amahoro nacyo kizageraho gisohore. Icya gatatu wakora, gira umutima ushima ndetse no mu bintu bitoya. Iyo ushimira yewe no mu bintu bito bito, ubona ko ubuzima burushaho kugira agaciro. Ikindi, gerageza ufate akanya buri gitondo ushime. Ushime ko ubyutse uri muzima. Ushime ko ufite imbaraga, kuko hari benshi batagize ayo mahirwe uyu munsi. Ikindi wakora, niba bigushobokeye, gerageza urebe umuntu wafasha. Kuko burya gufasha bituma wumva ko uri umuntu w'ingirakamaro. Yewe n'umwana w'Imana yaravuze ati, gutanga bihesha ibyishimo kuruta guhabwa. Nk'uko tumaze kubibona rero, ibyishimo nyakuri ntibituruka ku byinshi umuntu atunze. Oya, ahubwo biva ku myumvire. Ibihe bigoye nanone twabonye ko bidahoraho. Biraza ariko bigeza igihe bigashira. Ikindi nanone, umutima ushima utuma ubona ibyiza buri munsi. Ushobora rero kuba ntacyo wabasha guhindura ku bihe bigoye urimo uyu munsi, ariko igishoboka ni iki? Ushobora guhindura uko ubibona. Birashoboka rero kuba umuntu wishimye yewe no mu gihe ibintu byaba bitameze neza. Wakoze cyane wowe wabanye natwe, cyane cyane wowe watangiranye natwe kuva dutangiye iki kiganiro kugeza ahangaha tugisoreje. Twizere yuko hari inyigisho wakuyemo. Niba zirimo, iki kiganiro ntukihererane, ahubwo ugisangire n'abandi. Bikorwa bite? Nureba hasi iyi video nanone urabona amagambo yanditse share, uyakandeho. None urabona uburyo bwo kugisangira n'abo wifuza kugisangira nabo. Ikindi, urabona andi magambo yanditse like, uyakandeho. Bituma natwe tubona yuko ikiganiro hari umusaruro cyatanze. Ikindi nanone, niba hari igitekerezo wifuza kutugezaho, yaba igishima, ikigaragaza aho dukwiye kunonosora, n'igitekerezo cyawe gihawe ikaze, ukiduhe muri comment. Mwakoze rero, mukomeze mugire ibihe byiza. Imana ihire imirimo y'amaboko yanyu, naho ubutaha